Nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Naniwe kukwibagirwa, nibuka cyane uko nagutu nibuka cyane Mama Rusa ese kutanyibukije ko saa 10 zarize ko narifitanye n'akazu gahunda namaze kurya ndirambika gatotsi kanwa pe ngo warufitanye nande gahunda nakazungu umukuru ranumaze iminsi ufitanye nakazungu nzaba ndawureba ako wa mugore ibibazo by'abagabo bijyamute uriya ko amaze gushaka amaze kujya mu cyiciro cy'abagabo tugomba kumugira inama ntabwo akiri umwana. Izo nama zanyu nzabireba singaha ndi hano uriya bigiso ibyo birakureba ntacyo imana ntacyo pe ariko subwo papa ntabwo uzi ko umwana akeneye amakaye yo kujya ku ishuri. Ngaho kandi waraje twari mu bibazo by'akazungu uzanye ibibazo by'amakaye ku ishuri. Ariko se ko mbona wagira ngo ugiye kwigira nka Ndyama Nzindutse ubu ko kuraje uduhangayikisha hanga twese muri uru rugo. Ako kandi uje muri ko ntabwo ari keza rero Rusaro urumva ikindi kandi ibibazo byo kwa Ndyama Nzindutse nibyo kwa Ndyama Nzindutse ibyo kwa Papa Rusaro nibyo kwa Papa Rusaro nge na Ndyama Nzindutse turatandukanye. None se ibyo dusabwa gukora ko tubikora kuki wowe utakora ibyo ugomba? Ako Rusaro reka mfate muri amafaranga y'inama nguhe ujye kugura amakaye y'umwana ubundi ajye kwiga. Ngo amafaranga y'iki? Y'inama? Amafaranga y'inama uyafate unurangiza uguremo ibikoresho wagiye gukorera amafaranga uzagirirwa mu bibazo by'abande sinzura ni wowe wagiye gushaka amafaranga ugakimura ibibazo by'abana. Hari amafaranga arakazi wamaze ku buryo njye gukora amafaranga no ngo ngira igiro nikiyo nasi iki cyara akazi wamaye wowe akazi se none amafaranga azagera gusanga aho wicaye ariko nawe uryoshye nka wa wundi wansutseho noneho nashaka nongere nkuhagire se narengize ngo akoreka nkubwize kuri ibyo nziza narabiye umfa Ndyama sinkubeshye nubwo nicaye hano mfite ubwoba bwa kiriya kigore cyawe. Ubwoba bw'iki? Cya kintu tuzicana ko nejo nikarakashije biba ari ukwihagarara ariko agwitana gute uriya mugore uvuga ngo bikene naramuka bayisaso naho zabibunda none turere ariko ari ikintu wakoze numva ndabyiboroba ntaburaga gato kugira ngo ngane na Deo. Niki se nakoze kidasanzwe? Wamuteye ubwo baratetira bamushyize n'ikintu bita ubwo baragenda aratitira none ndangije nabane kabisa. None se kwa amasaha arimo kugenda uwo mupfumu wawe ngo urajya kumureba rya ariko mbona ubwose utagenda ahubwo urimo ntindi. Reka dawe no kumunywera ndimo kumunywera kugira ngo ngereyo ibitekerezo byanjye byose none byabaye byinshi ku buryo mubwira na kari murori noneho kugira ngo nibyo ariko twumvikana ukiraho mbere na mbere ikintu ugomba kubanza kubaza uriya mugabo ni ikintu cyose agomba kubanza gukora turumvikana nuko banza kareba ko udafite ikibazo cyo mu mutwe. Ako subundi reka nkubaza kandi usubiza ubundi ndinda njya kwiteza abantu nka bariya wewe ubu ntago wandeba mu mutwe ngo umenye ikibazo afite ubu surabona harimo imvi cyangwa harimo imvuvu bose kugira imvi ni kugira ikibazo mu mutwe. None se kindi ninde ushaka se wenda ibyo tubiveho ariko sha wazanye undi musuru ikintu gitumiye
wagira ngo ariko umuntu aba yaje kwikopesha hano. Ese ubundi burimo gucuruza kuko umuntu akakubwira warangiza ukazana ubu ntanyibyira n'ubwaba kwiga urumva nkurikije ukuntu nyine numva mu mubiri arimo impinduka ubanza ntwite ngo nikuze oya baca umugani mu kinyarwanda ngo ahwi ubwo se yaba ari umuhungu yaba ari umuhungu gusa ubwo urumva ibyo bintu ntabimenya ahubwo we nugera kuri uriya mupfumu wawe uhita umubaza ngo umugore wanjye ko atwite azabyara umuhungu cyangwa umukobwa we niwe uri buguhite kukubwira icyo ndi buzabyara umva nkubwira iriya nyana yimbwa ku bigendanye n'abana ntacyo nakugira kumubaza uzi ko ku mukobwa wa gatatu namubajije ngo nzabyara iki umugore wanjye azabyara iki uzi ukuntu namwe ngo ni umuhungu kandi dusa nyuma yaho ndongera kandi aza ari umukobwa ndangije asubiyeho bwa kangahe bwa gatandatu yarangije arambwira nshaka kucurikanga nanjye asanga ndi umunyabwenge avuga ngo nataba umukobwa ngo azaba umuhungu ndabona oya ndashaka umuhungu ahita ambwira ngo yego niwe kandi muzaza musa buriya naje iyo ariko niba bimeze gutyo tugomba kugira gute tugomba gushaka ukuntu twajya kwa muganga b'abazungu bakagira gute bakaturebera umwana tuzabyara ahubwo kukamwanya nashaka kugubura harya cya cyuma banyuzamo abagore batwite bakita nyoko ki bakita ekogarafi ibyo se binduzanye ekogarafi subiramo bakita ekogarafi mbwira ngo amafaranga ngahe kugira ngo ngurishe kira cyarahana urayabona se ndi buyabona ushaka gukora ndashaka ushaka iseta nshakira 15,000 wongeraho 7 by'iseta nduze ngo iseta ukora unyagarara ubwo byose hamwe ni 22 ndi bubibone urayabona ndayabona bundi mpangana n'uriya mugabo ngo ndyama nzindutse wigiza siki ntajya yishyura ubundi azasanga namwumuki ubundi se mwapfuye iki icyo twapfuye byihorera amagambo y'inaha ndayazi wowe niba ushaka iseta genda ushaka amafaranga urayabona n'utinda urasanga nayihaye abandi urugi barakinze rugiye ibi bintu ntabwo mba mbyumva ibibera muri izi ariko narumiwe ega naha badanangiye uva mugore we wakinguye uru rugi ko mbizi kuri we ndavuze ngo kingura umva we mama opana garura hano nkwereka umva ntabwo nkinguye toka urambaza iki washano ndavuze ngo kingura uru rugi vuba ntaho nkinguye umva ukuntu urukomanga nkushaka kuruca we urakingura ku neza cyangwa urahakingura ku nabi ibintu ni bibi umva mama Fabrice niba mushaka kwamba kingurira genda ubwirangirwa mugabo wawe sinaguhariye buri kimwe sinaguhariye genda umubwira abandi nshakira abana bagarure hano banjye bari gutorongera ku musozi kubera we asura bimumbwirira umugaburi bashyire mu mwanya wanjye ubaye warabyaye bari abana b'inkumi bangana kuri bakaba berera ku musozi wakumva ugize amahoro mu mutima mama Fabrice ubundi noneho ngiye ibyo mwigize ndazizana maze ndebe icyo mu ntwara ibintu mwigize ngo muri abasilamu nje ntago ndi umusilamu mugenzi wanyu kuki mwama birengaza bwo gusengera muri indi dini ntazo uzana ndazizana kandi ndazorera ako mama wa hari ikintu ntazo uzana muri uru rugo ariko mama hari ikintu tumva ntago uzi ko zaduteza imbere urugo rwacu ndetse zikishyura na murumuna wanjye ishuri kurangije kwiga zarakwishyuriye ariko nawe akeneye kwiga
ikindi kandi ko mwirwa mu magambo mushwana ibintu ntazi kuki mutajya gushaka amafaranga ngo muze mwubaka urugo gusa njyewe Imana yampaga ubushobozi nkakorera ayo mafaranga nkabatunga dore ko byabananiye na murumuna wanjye nkamwishurira ishuri ngasi muvumvure muvuge numva ngavugara wowe se ngavuga nawe ariko wowe nizo ngurube zawe shaka Yamaze. 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 Yamaze ndo. Duhuye none se mpa amafoto yanjye ariko kazu mpa amafoto yanjye kazu reka nze mubwiza ukuri ubundi umuntu w'umugabo nkawe ukuze ufite n'urugo ibuye mu nzira koko hateretse iryo buye hasi tukavugana iryo buye mugabo urantunze kagaburembwa igira ntago ngutunze ariko none si iryo buye ryo wariteretse hasi ubundi ntaryo mpateretse ngashaka amafoto yanjye amafoto yawe arahari se washebetse gushaka udufotora nakwihorera sinakwishyuye neza nyine ndabyumva aranyishyuye n'amafoto yawe arahari cyabuze ngo aka kanya ndabyibagiwe none uziho ndabyibagiye ejo ni mu nkubita nanjye nzirutse mu murimo aka kanya nuze mbyibagiwe nese nyine ngiye nigeze nkukubita sinari uramaze namitwe shaka nshaka amafoto yanjye nose amafoto yawe erega arahari ari muri mashini ya hepfo hariya mu gasantere nyine ngwino tujyane nyaguhereze ubundi ariko wigenda umfashe gutya sibyo mba nkubwira se urabona hadafunze narabimenyereye irarira muri iki gikoni ntacyo bintwaye naramuhariye najyane nta nubwo nshaka gutera amahane nawe njye nahageze ndumirwa ubu koko waremeye ubaharira inzu yawe ku buryo bageze aho bazajya bayifunga bagagusiga inyuma y'urukinzi uremera uryama mu gikoni koko none se nkora iki mbigenze natware abakobwa bawe se ko ndi kumva bo badakoma abana bawe ni ubuhoro ntawe ngo abana mva icyo namusabye ni kimwe naramubwiye ngo angarurire abana mu rugo naho ibindi agumane akwanzanira abana ko wari wazindutse wari wariteme uvuye hehe
telefone ushaka telefone ku muhanda y'iki kandi mvuye guhamagara wa mukobwa wanjye uri i Kigali namubwiye ibyabereye aha byose namubwiye agahinda kose mfite umwana wanjye yababaye mva arambwiye ngo agiye guhitaza iminsi mike nanjye nshobora kujya gutya nkaba ndi i Kigali yakubwiye se karaza mvuye kubivuga umwana yumvise agahinda mfite arambwiye ngo agiye gutegaza ntazi wenda hari arebe ko ari cyo yakora muri runo rugo none mama Yvonne ari nje gutira imishingiriro ngiye kuzitira ku igikoni cyanjye kirarangaye mama Yvonne ndakwinginze Marusa imishingiriro ntabwo nafata umwanzuro wo gutiza imishingiriro yego imishingiriro ni yanjye naryama nzindutse ntabwo mfite ububasha bwo guhita mfata umwanzuro kuri imishingiriro gusa wareka tukabiganiraho njye naryama nzindutse cyangwa se wowe mwibarize reka nkubwire wowe umumbwirire sibyo umumbwirire numara kumumbwirira ahubwo wowe urame igisubizo sibyo nta kibazo reka ngende ubwo urambwira kame ngiye ubwo urambwira ibyo yakubwiye wagenda nanjye reka neyura ahantu tugendere gamani ibintu byo kwisazana urarara uyama mfutanye zingu jewe nakubwiye ko amafoto yawe ari tugende nk'umujura nyine utari umujura no mungu mubwire wifata nk'umujura wowe mfata neza amafoto yawe arahari none se urukanda rumena kandi none se ngewe ndi umujura nakwibye amafoto yawe nakwemereye tugende nyaguye ariko rinde kwa washije kingana iki hari gihe cyahita mama nyine reka nje nabyumvishije wowe ndekura rasa mafutanye se washoboye kuyafotora sinabikamira kuyafotora tujyanye induru kantere imbere y'urugo iyo nduru ni aha ndatomboye ndakubonye ntabwo mu bukwe bwanjye si wari uhari yafotoye udahari kuva yadufotora nisa ntagarama amafoto yanjye wamaye amafoto ye none se ntibakwishyuye wamaye amafoto ye nabyemeye ko amafoto ye nyafite ariko ndavuga ngo tugende nyamuhereza ariko yimfata nk'umujura yo kuri yamfata umujura sobona nkaho ngiye namwibye ntago nakwibye ubu tugende amafoto yawe tugende umereza amafoto yanjye nta kintu biswaranyishyuye nyine ngize amahirwe ndakubonye kazumpe ndashaka kumereza ibyanjye jese nkurimire hedeni wamonye se no mujene wamonye tura namuzi yarako ni uri umusore rega nta muntu utakuze mino karitsiye ikibazo cy'ubu bwanwa naragwingiye mfite imyaka 20 ubwanwa bwaziye igihe kitaragera yari joro nkurishe ni ukuvuga ngo papa rusa ntukangwa na buno bwanwa bwe nge naragwingiye aracyari mutoya pe imyaka 20 ushaka nyine kw'ijoro ntacyo byabitwaye ni ibanga rya babiri gusa twenyine kandi turi batatu ntago yewe tugira ikibazo urumva ibyo namubwiraga namwe ngo nituvaye ndakugura n'agasoda urumva uri tugende ntugira ikibazo ndabikora gake yewe ntabwo biri butuma abantu bose tugere nk'amafoto wibagiwe wona parcel ibintu mwanyemere nirwa munzengurukisha byangira bikarangira ndyamanya na parcel ngo uryamana nande uryamana na papa Rusaro umva sha ntabwo wabwirira mama wawe akaduharurira baraza tukarukoreraho ubu nta bintu byo kwicara cyangwa ngo turyame ni ugukorera amafaranga kandi twahabyaza umusaruro kandi kuko mama yahaguha mama akunda umuntu ukora ndahira yahaduha ye baba we aramutse ahaduhaye naguhemba nakugurira ikintu ukishima handi uri kumva hariya ujya kuryamana na Rusaro ntasohoka umugabo ugenza nabivuga nabibabwira ibi bibera muri uyu mudugudu akoze ikosa bigire aricyo nabona se aho bukera nzasanga mwafashe ino umva ndyamanzi ubu ngubu uhagarariwe n'ingwe aravoma nkingurira ninjire mu nkingurira mama kumbi impamvu mwanze kumfungurira yarasize afunze umva ye wagize ngo n'imfunguzo yatwaye haturamyemo umutumba w'umugore mu nzu yacu icyumba cyanjye igitanda cyanjye sha mama ari umugore cyengura niba mbeshira ko utamusanga muramiki umva mwana nutamusanga muramiki nyuma y'urushyi muramiki nutamusanga muramiki ikimenyimenyi natamusanga umushyire ku bitugu ugenda ujugunye epfo hariyo mama ibyo nibyo naje kuvuga jewe ubu tuvugana ndagiye ntago naguma mu rugo rw'ababyeyi ndagiye nyine
ugiye heruze ugiye Mama ikibazo njye cyari gihari nagikemuye ibibazo byose uzi byari bihari nabikemuye nabishize hanyuma ibibazo byose wabikemuye ukumva ko umutima karangiye mama wowe ntabwo agashaka kuba utari kubyumva sijari mtoto wangu wewe usiwe na shida kabisa kama pesa wewe ndio wacha tu tunataka maziwa nini, lakini sio na shida sio vile